turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu tuba twabateguriye ku Imena TV. Tubashishikariza no gukomeza gukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye tuba twabateguriye. Tugiye kubagezaho ibyaranze ubukwe bw'umusitari uzwi hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, icyamamare The Ben ndetse n'umukunzi we Uwikeza Pamella. Turababwira abasitari bagiye batandukanye bitabiriye ubukwe bwa The Ben n'umukunzi we Uwikeza Pamella. Turababwira ubwiza n'umuteguro mu bukwe bwa The Ben n'Uwikeza Pamella. Imodoka nziza The Ben yajemo, impano y'imodoka The Ben yahaye umukunzi we Pamella, n'indirimbo nziza The Ben yahimbiye umukunzi we Pamella. Mukomeze mudutege amatwi sagire ikintu kimwe kibacika ku bijyanye n'umusitari wacu The Ben ku bukwe bwa The Ben na Pamella. Ubukwe bwari amazing, ubukwe bwari bwiza cyane, nibyo ugiye gukurikirana ukabyumva neza. Udushya twabaye muri ubwo bukwe byose ugiye kubikurikirana ubyumve. Ni kuri wa 16 z'ukwa 12 2023 niho ubukwe bwa Uwikeza Pamella bwabaye. Ni kuri uyu wa 5. Ni ubukwe bwitabiriwe n'abasitari batandukanye musanzwe muzi mu Rwanda, harimo Christopher, Andi Umuntu, Ker Kaviyo, Uncle Austin, Igor Mabano n'abandi benshi bagiye batandukanye bari bitabiriye ubukwe bwa The Ben n'umukunzi we Pamella. Ni ubukwe bwagaragayemo abasitari benshi bagaragaje urukundo, kwifatanya na The Ben mu bukwe bwe n'umukunzi we Pamella. Ni ubukwe bwari buteguye ku buryo buri wese yahita abona ko harimo icyo bita ifaranga. Urebye ubwiza, imitegurire n'ahantu bakoreye, nawe rwose byari kukwereka ishusho y'ubwo bukwe. Bwari ubukwe buri amazing. Ni ubukwe bwabereye mu Ntare Arena, aho byari ibyishimo bidasanzwe ku miryango yombi ya The Ben n'umukunzi we Uwikeza Pamella. Umusitari The Ben yaje mu modoka nziza cyane ya Barabas Mercedes Benz G-Wagon ihagaze agaciro ka $700,000. Imodoka yari ihenze cyane, aho kuyikodesha byonyine ari $1,000,000 ku munsi. Urabyumva ko ni ubukwe bwari buteguye cyane. The Ben rero akaba yarahaye umukunzi we Uwikeza Pamella imodoka nziza ya Range Rover Sport. Ni imodoka nziza cyane igezweho. Mwese abazi imodoka zigezweho murayizi. Range Rover Sport ni imodoka nziza cyane. Umusitari wacu The Ben yaririmbye indirimbo umukunzi we Uwikeza Pamella. Ni indirimbo yakoreye mu karere ka Rusizi, itatse mo imitoma myinshi cyane, ivuga uburyo ki yamwihebeye, yamukunze. Ni ukuvuga ngo iyo ndirimbo nawe uzayumve, wumve imitoma mu by'ukuri yari yaramukunze, nta wundi yamurutisha. Uyu The Ben rero ni umuhanzi musanzwe muzi mu ndirimbo nyarwanda, dore ko yatangiye kuyikora kera mbere, akaba yarazamutse akubaka urwego, akajya gukora improvement in American, akagaruka mu Rwanda agakomeza kuzamura umuziki wiwe, aho yakoranaga n'abahanzi nka ba Meddy n'abandi batandukanye, akora za collabo na ba Diamond, murabizi mwese. Uwikeza Pamella we muramuzi muri Miss Rwanda, aho yari ari mu bakobwa bahebuje bafite ubwiza budasanzwe bitabiriye Miss Rwanda. Urumva rero ni abasitari babiri bahuye, bahura bose bafite ibigwi bagezeho. Ni ukuvuga ngo ubu bukwe bwabo rero nta cyari kubuza gutahwa n'abasitari bagiye batandukanye, nta cyari kubuza kuba bwiza. Murakoze rero kuba mwadukurikiye mukaduha umwanya wanyu. Mujye mukomeza mukurikire ibiganiro byacu. Nakagaruka rero, mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel.